cyandwanirira mu kwa 12 rero impamvu nababwiye ngo nashatse kusezera kuko burya ntago babyita kwego umuntu yegura mu mwanya yatorewe gusezera akazi. Hari radio imwe yazanye ikintu cy'ikibatsi cy'umuriro iranyataka kwa kweli. Ngabo ingamba z'ubwirinzi, Ngabo ntibishoboka ko yakorana n'aba bantu kuko Ngabo yarahengamye, Ngabo ntiyemera ubuyobozi buhari. Ngabo ahinduka Ngabo. Ariko nkajya numva ibyo byose n'ibintu bibera kuri radio kuko iyo dukora the time we jumped in this business umuyobozi nyawe ntago yabyumva, ntago yagendera kuri ibyo ngibyo. No, the time we jumped in this business umunsi ninjiye mu itangazamakuru nari niteguye ko umunsi umwe nzanavugwaho. Ibyo ni ibintu bibaho. Nkumva nta kibazo kugera igihe ubwo naje gusangira buryo bya bintu birakomeye. Umutima wanjye watangiye kuremererwa kuva mu kwezi kwa 12. Ibintu bitigeze bimbaho. Nagera ahantu muri stade Nyamirambo ngiye ku umuyobozi arampamagaye ndagushaka arakanshaka ko tuvugana. Buriya muri equipe habamo ibintu byinshi, habamo akazi kenshi. Hari nk'igihe match biri kuba ariko agaguhamagaye kugira ati nkeneye ko nkore match nirangira utunkorera agatweet kameze gutya na gutya tuze gusaba abafana prime bibiri byagezemo ikizere cyo gutsinda kirahari. Agagano ko gusaba abantu gategure ku buryo kataza kukugora n'umugraphiste mukora na Delphi agategure match yanjye muhite mukarikura. Iyo ni kamwe mu tuzi tuba dukora. Njya muri lounge ya stade Nyamirambo kureba umuyobozi. Ubwo ni hari biyakirira abantu umuyobozi nsanga agiye gusari Murenzi Abdallah. Ariko umuntu mbangomba guhita nkurikizo ni Gakwaya Olivier kubera ko Gakwaya ni ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho muri iriya komite. Ni boss wawe muri office. Ni boss wanje muri office. Niwe ndipotingo direct. Musangana numwe mu banyamakuru. Biyo radio n'ubundi. No nari ngiye kumva ibyo bagiye kumpa nk'amabwiriza. Uwo munyamakuru avuga mu matwi yanjye numva bitabaye amabwire abivuga numva ngo uyu se kugira ngo muzamushobora. Ngo uyu uyu muntu se ngo mu ngamba z'ubwirinzi ngo ikintu gihari ngo niwe ubakubitisha. Ngo amaradiyo yose ngo mwumva ngo agenda bakasa ngo niwe wayihimbye ngakabiha abandi banyamakuru. Ndavuga really ibyo ntabwo ari ibintu ntabwo ari inkuru mbarirano, ni ibintu byambereye mu maso. Umutima urambwira ngo none se ibyo avuga ntahari bimeze gute, ni bwoko ki? Umunsi ukurikiyeho imyitozo njya mu Nzove mu myitozo. Ubwo ariko uwo muyobozi nta ndefanze ko gihe expectations zanjye zaravuga ngo Olivier Gakwaya babibwiye arahita avuga ati oya uyu n'umwana wacu nimugire ikibazo. Kikona mbona ntaga ndefanze. Ndavuga there's something going on here. Mba ngiye mu Nzove mu minsi 2 yakurikiyeho masanze mu kazi bisanzwe muri coverage y'imyitozo. Yari open day kuri media. Haje abayobozi benshi abona kwa kundi iyo ingoma zihindutse abayobozi iyo bahindutse nibyo mbabwira hagomba kuzamo abarwana shyaka movement iri bavuga gusura imyitozo ugasanga haje abantu 40 nyamara uyu munsi hajyayo umuntu umwe rimwe na rimwe ntanaboneke cyane. Abayobozi bari Kivu bose bamanutse mu Nzove ibintu byakomeye cyane. Njyayo mu kazi kuko urumva tuba tugomba kubafotora tukerekana kuri social media zose ko abayobozi bari mu kazi. Mageze umunyamakuru utandukanye n'uwo navugaga muto gato muri level ariko ukorana na wa wundi navugaga ambwira ijambo nzarinda mpfa ntamubabariye. Uzarinda upfuta mubabariye? Ntabwo nzamubabarira iryo jambo. Ni ijambo ryambabaje nagendanye na ngende umuntu ubwira ijambo nkababara nkaceceka. Murabizi mwese ngiye ntabwo nzi gutomboka ngo duserere ko dutombotse tugaserera wankubita ukanyica. Giye sinjye kurwana nta ntege ngira pe. Iyo umbwiye ijambo rikambabaza I walk away. Niko nimereye ndisetsa ukagira ngo nta kibazo ariko ijambo ndarijyana. Umunyamakuru kuko hari yaje ubuyobozi bushya yavuze ijambo rivuga ngo aba bantu ni babandi bo mu ngamba z'ubwirinzi avugage ngo ameze nka ex-far ngo ameze nka zangabo zatsinzwe really mu mupira. Arimo arabivuga abibwira abayobozi ba Reyo aho ngaho umupira umuntu avuzemo ex-far arimo arabibwira abayobozi ba Reyo amvugaho. Okay. Umunyamakuru
siko bya bintu byari wa bikomeye siporo mugenzi wanjye ibyo ni ibintu byabaye hari abandi bantu reka niyo gukoresha amazina ayo magambo yarabivuze ibyo ni ibintu maze iminsi mbana nabyo bro Nyagasani natashye nitekerezaho nje jenoside yakorewe abatutsi yabaye ntaravuka n'ibyo bintu ntabyo nzi ariko nzi uburemere bw'ibyo bintu kubera ko mvuka mu muryango w'abanyarwanda wagizweho ingaruka na jenoside kumva rero umuntu avuga ngo meze nka ex-fare no kubivuga hari abayobozi hari abantu bibumvisha kugira ngo come on cyane aho tuvuga ukabisha rero abo bantu nibo bari muri entourage ikiza nuko ibyo bintu ayo magambo akomeye hari ayavugiwe muri lounge yo kuri Kigali Pere hari n'iryavugiwe kuri pitch mu Nzove hari abantu uhari ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuntu abikubwiye merci none mpora n'umutima umbwira ngo ese ibyo bavuga ntahari iyo babivuga hari abayobozi kandi abayobozi ukabona nta reaction ntabwo bari kumproteja ntacyo bitayeho abantu bumve nageze ahantu fesinga perezida wa Rayon Sport Murenzi Abdallah ndaga perezida ko numva mfite umutima uremerewe ko mbona abantu batanyemera aba bantu mukorana komite Rwagacondo ari mu makomisiyo si umuyobozi se ari mu makomisiyo ya Rayon Sport muri administration ndumva Rwagacondo ngo mwashwanye kera Rwagacondo ntashobora no kunsuza mu kiganza naracyumvise ngo reka hari igihe araza agasuhuza abantu akancaho agasimba ibyo bintu nabyumvise muri camp ya Rwagacondo ngo hari igihe yakubwiye ngo upostinge ubutumwa bwifuriza umwaka mwiza bareyo ubushyire kuri social media za Reyo uravuga uti kireka ari muvunyi wa board icyo gihe Rwagacondo yarambwiraga ngo nkore graphique ngiri ifoto ye Rwagacondo yakoreshaga ngabo yari vice president wa board icyo gihe arambwira vice president wa board ntabwo ari umukoresha wa ngabo direct ariko yari mu bayobozi reka mbyemere Rwagacondo yarambwiye umunsi Rwagacondo yandakariyeho Rwagacondo yarambwiye ngo nkore graphique iriho ifoto ye ngo vice president wa board ya Rayon Sport ngo yifuriza abareyo nk'umwaka mushya muhire ngo gishyire kuri social media z'ikipe ngerageza gukoresha inyurabwenge numva ibyo ntabwo ndi kubyumva umuntu si muvunyi kuko muvunyi niwe muyobozi wa board umuntu si Tadeyo kuko niwe muyobozi wa executive Rwagacondo kuba ari kwifuriza abareyo umwaka mushya muhire yabishyize kuri social media mu igitekerezo nawe ahubwo reka mbwire Delphe akagukorere tukakoherereze ahubwo wowe ugakoreshe kuri social media zawe ngo bikenewe ko bijya kuri social media z'ikipe ngo hari abantu bo muri Côte d'Ivoire ngo nshaka kubyereka muri Côte d'Ivoire nose Rayon Sport bashaka kugura rero se urumva ibyo ni n'utuntu duto umuntu aba yarahuye natwo muri ibyo bintu mba ari bitoya nyine bitagombye kuba byageze ku rwego w'umupapa wakanga kugusuhuza cyangwa se kushundika umuntu mbyaye kubyaye 2004 umunsi yatwaraga igikombe cya shampiyona muri Rayon Sport twari twagatajya primaire je nigaga mu wa kabiri muri primaire ako kantu ngo Rwagacondo akiza mwaragapfa ibyo ni mwagifanya wakambwira ku buryo bigera ahantu umuntu yagusuhuza akakwishundika kubera kantu je nageze mu fesinga Murenzi naga president ukorana n'abantu batankunda ariko mbona bimbangamira kuko hari ukuntu umuntu batakwemera ariko bikarangira nyine tukabana cyane pe ntabwo twese dutegetswe gukunda umuhisi n'umugenzi si itegeko ariko none iyo bigeze kuri extent yuko umuntu atakuramutsa no kuvuga ngo abonye opportunity yanaguhemukira siko bimeze icyabaye nuko mbibwira Murenzi ndavuga Murenzi Abdallah mfite ikibazo Murenzi ari professionnel Murenzi buri afite umutwaro muri ku bitugu wo gushaka kwifuza Rayon Sport yubatse neza Rayon Sport ikora ibintu biri ku murongo ariko kwa abo bantu bahari nabagomba guhangana no kubakipinga no kubajongera kandi bafite imyumvire itandukanye akanabahuriza hamwe cyo gihe Murenzi Abdallah arambwira ati reka nkwereke who do you report to I said you and Gokwai so keep on reporting to those two we ni bande wa raporo byihurire we bitaho komeza ukora akazi kawe uko bikwiye turimo turajyana same journalist umunyamakuru wavuze ko ndi ex-far nako angereranya na ex-far umunsi umwe tuvana mu Nzove kuko gingira ku kantu ngo okay kubera ko mbona nyine bitameze neza kanibanire nabo buriya mu nshingano z'umupira harimo kubana neza n'itangazamakuru cyane kugira ngo batavuga nabi ikipe yawe
umunsi umwe tuvana mu nzove tujyana ahantu ugera kuri na clique n'abantu b'inshuti ze, abo bantu nanjye bakaba ari inshuti zanjye, twari turi n'abandi bantu dukorana, tugiye gusangira ifunguro rya nimugoroba, aramfesinga mu maso y'abantu 9, hari abantu 9 ndabibuka mu mutwe sinibuvuga amazina yabo, barimo umufana umwe wa Rayon, barimo abakozi ba Rayon nka 3, barimo n'abandi bantu 2 bakorana n'uwo munyamakuru, twara abantu 9 twicaye ku meza. Arambwira ati Ngabo, ndakwanga n'umutima wanjye wose. Same guy. Ibyo nari impari. Efrem yarahari. Ibyo nari impari. Ndakwanga n'umutima wanjye wose. And I was like, okay, ikibazo se kibaye iki kandi none nakoze iki? Ibyo nari impari, Dinyo yarahari, China yarahari. Vakando uyu nguyu. Kuko ntabwo ari Dinyo yabivuze sinamucaye. Yego jya nkwibutse ko ibyo byo nanjye ndabizi. Utangiye kuvanga ibintu. Je navuze ndi keeping amazina amwe nabo. Ndakwanga n'umutima wanjye wose. Kanyizo, umuntu w'umunyarwanda uri n'umunyamakuru uri hafi y'ubuyobozi bwa equipe yanjye, uri connected, arimo arambwira ngo aranyanga n'umutima, ndaga nagukoze iki? Dufitanye ikihe kibazo? Ngo giye ngo mba numva ntakudijera, ngo kandi ubimenye amagambo I'm quoting, ngo kandi ubimenye icyo gihe nanjye yampaye ubutumwa ndaki. Aho nzakubonera hose, opportunity nzakuboneraho yose, ngo kugera ubu ngo nabuze ikosa uri wakora, ariko nzakubonera hose, nzakubomora, nzakumena. Mutima mubi cyane. Ambo. I did freeze. Nara freezinze numva umubiri wanjye uragagaye. Ikintu nakoze narasetse, namwe mu bantu dukorana arambye atari ko mana we. Atagakinisha ati direct igipfunsi yaba yakiriye. Ndavuga ni dore nuko babafunga rero. Birangira ribijemo gukubita no gukomeretsa. Nakwicecekeye nkitahira. Kibintu ro ari amahoro ko ntari. Ibyo byose bikazurungutana bigahindukira. Noneho ubwo urumva byageze icyo gihe mu kwa 12 numva umutima uremerewe, mvuga abantu ko batankunda uwabivamo, abantu ko batankunda uwabivamo, abantu ko batankunda uwabivamo, ko ntashonje. Come on Hitimana, uri umuyobozi wa radio, hari imyaka umuntu agera n'imyaka ya kariyeri akaba atagifite inzara yo kuvuga ngo ifunguro rirava he, rent n'igikodesha rirava he, transport rirava he, ibyo kwambara, ibyibanze ubona biri settled. Ubu twageze mu myaka yo gutekereza imishinga irambye. Ese umuryango nzawutungira he, umuryango wanjye nzawutunga nte, abana bakwiga bate? Ibi ntago ndakora uwanjye, ariko ndimo ndabitekerereza. Ntago nyishonje. Ntabwo ariko ko nazagira ikibazo cy'ubuzima uhasezera akazi. Ako nganire n'ubuyobozi barambwira ati no ntugire ikibazo niki. Ubuyobozi pointing uganira. Murenza Abdallah niyo twaganiraga rwose, ntugire ikibazo, stay professional. Imbarutso rero kugira ngo tubisozeho tutanabitindamo cyane, dufite byinshi byo kuvuga. Imbarutso yabaye yihe muri uyu mwaka nyuma y'ukwezi kwa 12, haje ibibazo bya transferi. Frame yigeze kubanga abantu bose bafata transferi. Sinamwumva ariko naje gusanga abanyarwanda bafata transferi. Abayobozi b'amayikipe babwiye ngo mu gihe cya transferi ntabwo muri bugure, ntabwo bakwemera kuziyobora. Nta kipe yabo n'umuyobozi, ntabwo bakwemera kuziyobora. Izabona abayobozi ni bakeya, babandi nyine baba bazikunda bya nyabyo. Aba bantu bose baba bahuje gucukura, nta kindi, kandi ni gang ikomeye. Kanyizo, igihe cya transferi kiragera. Igihe cya transferi kigeze, hazi inkubiri itangire kuri disikuru ya Olivier Gakwaya, abakinnyi bose nabaswa. Ndi mu batemera iyo statement, ariko ibyo ntibyambuza kubana na Olivier Gakwaya, ni umu grand frère, nta kibazo. Ndi mu batemera iyo statement kubera iki? None se uri kuvuga ko abakinnyi bose ba Rayon Sport ari abaswa? Sezishize barangirije ku mwanya wa 2, bagize finali igikombe cy'amahoro. Yes, ntabwo Rayon Sport yageze ku byo wifuzaga, ariko hari ibyo kubakiraho ukora retushe. Iyo uvuze ngo abakinnyi ba Rayon Sport naba nta kigenda, n'urugero Kanyizo ngiye kuguha, bimeze nk'umukobwa ufite dread zishaje cyangwa zikuze, uzikina zikorera, azijyana muri salon de coiffure bakamukorera retushe, agataha mushyashya agaragara neza. Bitandukanye no kuvuga ngo uyu buntu afite uruhara, nta retushe ishoboka. Tereka kugura bya bipirike nibari. Oya bya kusaba kujya muri Turkey gukoresha plants. Bakore baruni n'aba. Uri kumva? Baravuze ngo abakinnyi bahari nabaswa, ngo equipe nta bakinnyi ifite. Equipe s'il vous plaît ifite abakinnyi 28 bafite amasezerano.
nese iyo uvugiye rimwe ngo bose nabaswa uri umuyobozi ejo babazagwa rezilita. Impamvu nyamukuru yari ihe yari ukugira ngo bajye ku isoko bagura abakinnyi benshi. Ephraim yarampamagaye umunsi umwe arambwira ngo wamenye ko ngo Yannick Bangara ngo yageze mu Rwanda ari mu gitondo agatoka we. Yari Ephraim afite udukuru turaho tw'indani ngo agiye gusinya Rayon Sport. Ndavuga ngo inde uratungurwa Bangara. Yannick Bangara ari tombo nzi kuko ku giti cyanjye sinari nzi level ahagazeho uyu munsi ntabwo naheruka kumukurikira, ariko Yannick Bangara muzi 2022 2023 aba MVP wa championnat ya Tanzania Ligi Kuu Bara Tanzania NBC. Ndavuga Rayon Sport ibonye umukinnyi ukomeye rero ni atari. Ngira ngo ni Yannick Bangara gusa. Ngiye kuva numva hamanutsemo n'abandi. Itsinda ry'abakinnyi batandatu. Rayon Sport igiye gukina na APR ku itariki 10. Ubuyobozi bwa Rayon Sport s'il vous plaît ntago ari umutoza. Niryo tsinda ry'abanyamakuru bakorana. Niyo radio cyangwa izo radio bakorana. Bakoze campaign ivuga ngo abakinnyi bahari bose nabaswa mureke dushyiremo aba bakinnyi bashyashya kandi benshi. Ibi bintu byaje kwitirirwa umutoza ababuke miseri kuko umutoza nawe urumva ari kuri side y'ubuyobozi. Umutoza yahageze baramubwira ati abakinnyi bahari nta kigenda yewe n'ikimenyimenye ukuntu bakinnye kuri Etincelle ikipe yanganyije dukeneye abakinnyi bashya full nondo full mukoko ikipe nshyashya babashyiramo kuri APR. Ibitego byabonetse murabyibuka. Ntabyemera ariko ndi umukozi muto ngomba gushyira agapira hasi. Naguciye mu ijambo gato subira inyuma gato. Abo bakinnyi bajya kuza usibye wowe Ephraim yarakubwiye nk'umunyamakuru tuzi tunafite aha tuzi ko afite iyo mpano gutohoza. Wowe menyaga byabaye ko abakinnyi baguze. Oya ikintu gihari abayobozi ntago bagirira ikize, abayobozi bahari ntago bagirira ikizera abakozi babo. Bitandukanye nuko byari bimeze. Jean Fidel Uwayezu urumva Jean Fidel Uwayezu ari umuyobozi wa Rayon Sport inama yo mu kazi yarababwiraga ngo nihagira umuntu disclosing ibintu mvugiye muri iyi nama uzi yama kareye ukuntu nihagira umuntu disclosing ibintu mvugiye muri iyi nama arwigende nawe ukagira ubwoba kabana nawe neza ariko ubizi yabikubwira ati ibintu uzi ngo aba Senegalais bagiye kuza barahagera sangahe murajya kubafata sangahe barasinya amasezerano angana gutya ibi mubivuge musohora ibi tukabiganiraho. Abayobozi bahari ubu ntago bizera abakozi. Nge nikanze gusa icyo rukomeza akazi nabaga nshinzwe no kumediatiza ibintu. Uburyo abakinnyi bashyashya batandatu berekanwe si uburyo bwiza. Amafoto amavideo ibintu byose twakoze ibyo nibyo nge nabaga ngomba gukora. Niba badashaka ko ninjira mu mabanga nibangumishe ku ruhande. Ephraim niwe wampamagaraga akambwira ati ko bimeze gutya mvuga ni Karabaye wari ugiye kuvuga wikanze nari ndimo mvuga nti njya kwikanga nabana ariko se abakozi ba Rayon Sport office murimo murakorana gute na ba Murenzi. Ibyo Robe navuze bavuga ngo wowe ndakwanga umuntu yavuze ati wowe ntacyo dupfa. Icyo dupfa nuko tugomba kuba ari twe ba mbere bagira access ku makuru. Ngabo yavuze amakoze Lointaine ubwo turaje mu kanya gato koze imediate imbarutso Gashyantare kuri Canal Plus ni ukwezi k'urukundo. Urumva none ngewe nkagira defo Hitimana burya buri muntu agira defo na karite. Uko nababwiye ngo iyo umuntu ambwiye ijambo ribiri kambabaza ikintu kimbatungukira ni ukwigendera kuko sinzi guhangana mu magambo byansubiza ngusubize. Iyo umuntu ambwiye ijambo rikankomeretsa ndigendera. Ariko iyo ngufitiye icyizere nkaba mbona hari ibintu mbona ushaka gukora ntemera nge ngira belief mbwira ngo wamitinze Hitimana nk'umuyobozi wa Radio Disco mbwira ibyo utekereza hanyuma akabyemera cyangwa ntabyemera ariko byibura wamuhaye idea. Nabisabye Murenzi Abdara navuga president ntiteye kuba hari abanyemera n'abatanyemera ariko ndi umuntu umaze imyaka myinshi muri Rayon ubanye n'abayobozi banyuranye. Aba bakozi bose bahari nk'umukozi nahasanze ubanza ari ntawe. Abakozi bahari muri Rayon Sport uyu munsi nta numwe wari urimo 2018 bagiye baza amahongaho. Nari mfite experience quand même kuri Rayon Sport bose mu office baje bagusaba baje bahansa na Matici yaje mu nyuma cyangwa twaziye mu bihe bimwe sinibuka. Ndamubwira ni president wanyemerera nkaba free nk'umukozi wawe
ushinzwe kukugezaho mu nshingano z'umu communications manager harimo no kumubwira ibivugwa hano hanze hari ibintu bivugwa ibi n'ibi tugomba kwiga uburyo tugomba kubihandoringa. Wanyemerera nkaba free kuri wowe umutima wanjye ntukomeze gutekereza ngo arambona nk'ingamba z'ubwirinzi reka mwihorere. Wanyemerera nkaba free nkajya nguha ibitekerezo byanjye ukambwira uko ubona ibintu in a free way. Murinzi Abdallah arambwira ati twebwe nk'abasilamu ndabikwemerera icyo nicyo cyambere, gusa twebwe nk'abasilamu ugomba kumenya ikintu kimwe, nkeneye ibitekerezo byawe kubimpa ariko mfite ibintu byinshi njongla. Nibyo bintu nababwiye ngo rimwe na rimwe n'igihe umuyobozi afata imyanzuro a contre cœur kubera ko arimo abungabunga ibindi byapfa kurushaho. Yarambwiye ati nunampa igitekerezo sinkemere ujye uvuga ngo alhamdulillah. Alhamdulillah bivuga ngo Imana ishimwe. Numpa igitekerezo nkacyemera ujye uvuga ngo alhamdulillah, ujye uvuga ngo Imana ishimwe. Kubera iki? Ushobora kumpa igitekerezo sinkemere wenda cyari cyo ejo mba nzahura n'ingaruka zacyo bavuga nyamara ngabo yari yambwiye. Ushobora no kumpa igitekerezo kiri cyo kikabyara umusaruro nzavuga nyamara ngabo niwe wazanye iki gitekerezo. Ushobora no kumpa igitekerezo wumvaga ari cyo ariko wibeshya kuko umuntu ni umuntu, ejo kigapfuba ntibibyara umusaruro, nabwo ujye uvuga uti alhamdulillah kuko byashobokaga ko byari bungireho ingaruka mbi mu buryo ubu n'ubu cyangwa buriya, ariko byibura bigarukiye aha. Ni umuntu wanyigishaga ambwira neza rwose nk'umuntu w'umuprofesiyoneri. Bihindutse bite rero mu minsi ishize muri iki gihe cya transfer niho bisa nk'ibizambye rwose mu buzima bwanjye nkorana na Murenzi Abdallah kuva ku itariki 25 z'ukwa 11 yari atarambwira nabi kwa kuntu umukoresha akubwira ko atishimiye ibintu uri gukora. Message ze mfite muri telefone yanjye ni za felicitation, mwakoze ibintu byiza, congratulations, murantunguye, ni izo ngizo zankuraje. Ariko nkaba nzi ko hari abantu bamupompamo ibintu bibi byinshi biri toxic ariko akarwana no kubimaska. Buriya ni umuhanga cyane muri ibyo bintu. Ejo bundi mu bihe bya transferi mwumvise transferi y'umuntu witwa Serumogo Ali. Serumogo Ali match ya Rayon Sport na El Hilal imaze kuba, Rayon Sport iriye 4, Serumogo Ali yarayikinnye. Serumogo Ali yaramaze igihe kinini adakina, amezi abiri adakina. Denku from nowhere ubuyobozi busaba abatoza kumukinisha. Umutoza kuko yaravuga ngo sinemera kabange neza, mba mbona hari akantu kabura ka technicité. Abayizo baravuga ati rero bijyanye nuko kuntu byumva shyiramo Serumogo ako kana gafite. Amushyiramo match ebyiri barya bitego 8 muri match ebyiri. Icyabaye nuko match yararangiye, mvuye muri match ntaranagera no mu rugo rwose telefone kuva kuri president abamwungirije abakozi dukorana bose bambwiye ati bimeze bite turagushaka byihutirwa. Naho gabaye iki ngo kora message ivuga ko Serumogo yatandukanye n'ikipe. Wiki Serumogo sabaye iki? Kuko Serumogo afite amasezerano y'amezi 18 umwaka n'igice. Kuko Serumogo yongereye amasezerano y'isezo ya gutangira. Serumogo sabaye iki? Kuko abayobozi nibo bamupushingiraga ngo akine. None se bamwirukanye mwanya kisi bigenze bite? Numva simbyumva. Kuko kameme umuntu uramutse wari uzi ko ari mu nzira asohoka muri club, ibyo ntabwo wagakwiye kuba ahubwo unamupushingira ngo akine. Aha, umukozi mugenzi wanjye wabimbwiraga rwose gira vuba birihutirwa. Navuze no, ngomba kubanza kuvugana na president. Numvaga mbeshye, mpamagara Murenzi Abdallah. Murenzi ati yajye watinze birihutirwa cyane, tangaza vuba ati ubu tuvugana ahubwo ari kuri aeroport. Taga ariko president uyu mukiri turamugurishije ati oya tu umukinnyi yari umusquati. Bon apana umuswa wenda reka ndigarura iryo jambo. Uwo mukinnyi nta kigenda yari umukinnyi uraho aranadutsindisha ati giye rwose na tuvuga really. Ariko ibyo nkaba maze iminsi mbyumva kuri radio bakora ibiganiro byose bavuga ko Serumogo ari umuswa adashoboye atari ku rwego. Numva Murenzi Abdallah president arambwiye ngo Serumogo ntago ari ku rwego, ngo ntugire ikibazo ngo rwose ngo ndabizi gukunda Rayon Sport ngo ibyo ntibinaguhangayikisha.
aganese perezida ubu ntimuri buhindukire mukajya kugura undi mukinnyi w'umunyarwanda ukina kuri kabiri muri bubone katari bujye munsi ya miliyoni 15 kuraba bitekereza ngavuga nibyo byose bazashaka wewe waramucalenjingaga umuha n'ibitekerezo nkuko nkuko yabinyemereye yanyemereye ko nzajya mbikora mugiye gushaka amafaranga mugura undi mukinnyi kandi murekuye Serumogo ku buntu umukinnyi mugiye kuzana si umutitireri w'ikipe y'igihugu kereka nimuzana umunyamahanga amafaranga asabwa arahari uyu mukinnyi witwa Serumogo mwari kumugumana niyo ya benshi ariko ahari afite amasezerano maremare murahombye yes hari amafaranga ekipi mubereyemo ariko hari nayo yamuhaye recruitment yahawe igirira kubera ko nta nubwo abakiniye mugiye no gushaka undi bimubiye gutyo Perezida Murenzi arambwira ngo no ngo don't worry ngo turabishakira igisubizo buri harukuntu avuga amagambo make ndabyihorera rwose igisubizo baranakibonye pe baguze umukinnyi mwiza Obed uzi ikintu cyabaye hari umunyamakuru umwe wavuganye n'abantu bo muri Sudani muri Elmerek Bentiu simbihamya ibyo kuko sijye wavuganye nabo nge ndimo ndakomeza mvuga ibyo mpagazeho umunyamakuru ngo yavuganye n'abantu muri Hilal Bentiu Elmerek Bentiu ngo bamubwira ko ngo Serumogo yaguzwe ibihumbi 10 by'amadolari umunyamakuru ahakora akora inkuru kugira bisanzwe arangije atangaza amakuru uko yayagadarinze nibye giye simbihamye kuko perezida twaraye tuvugana ku kibazo cya Serumogo mwereka ko ntabyemera ati hatangira kuzamo ikintu kivuga ngo Ngabo arimo araduteza abanyamakuru ubwo urumva icyo bita connecting dots harimo ikintu kivuga ngo Ngabo ntiyemera ko Serumogo agurishwa kandi sijye ubishinzwe neza ubundi nge nshinzwe kubyemera ngendi communications manager niba mwambwiye ngo ntangaza inkuru y'ukuba umukinnyi runaka yagiye nkaba nayitangaje ubwo akazi kanjye karangiye ibisigaye nukuba ndi free mu bitekerezo nkaba nakubwira icyo ntekereza ukanyemerera kubye ubikora cyangwa utabikora n'uburenganzira bwawe nk'umuyobozi hazamo ikintu kivuga ngo Ngabo yatangiye kudisclosinga amabanga y'ikipe icyo cyanteye kwibaza ngo ese ubundi wa mugani ibyo bihumbi 10 byaba byaratanzwe kuko niba bihindutse ikibazo who knows simbihamye umunyamakuru yakoze inkuru ndayumva numva ndatunguwe ariko mbonye reaction bigize muri reyo uburyo abayobozi babirakariye ngo ndavuga jewe nabagaragarije ko ntemera ko Serumogo agenda ku buntu kuko Chabarara yaguzwe miliyoni 22 hari umukinnyi wa Musanze Serumogo na 15 bari bubahe Rayon Sport muri realite nta yandi makuru yararenze kuri ibyo ngibyo bya Serumogo wari ufite ntayo donc wowe byarangiriye aho ngaho kukwibaza impamvu agiye agendeye ubuntu yarahawe recruitment akinye igice cya meza 6 gusa yahawe recruitment arayijyanye yes Rayon Sport ara amafaranga yari musigaraniye nawe ngo yemeye kuyiharira agendera ubuntu numvise iyo nkuru y'umunyamakuru avuga ngo hari ibihumbi 10 by'amadolari ngo byageze mu Rwanda abantu benshi babyibajijeho umukinnyi kuri APR ni titireri kuri ari Hilal ni titireri match nk'eshatu ziheruka niwe titireri wawe yes ashobora kuba atari ku rwego rwiza ariko cyangwa atari muri forme ariko Rayon Sport igezaho ikina fede match tuzuye wamutangiye ubuntu yari afite imyaka 2 ari bwo kimwongeza naho ibyo rero ariko nabwo numva uwo munyamakuru abivuga avuga ibyo by'ibihumbi 10 sinabyemeye navuze nawe wapi ibyo byaravuzwe ntabwo nakigeze tubigarukaho none ngo giye nagize ni ibintu biri muri amabara abantu barabivuga Kanyizo nge nagize umutima uhagaze mbonye uburyo impact bingizeho muri equipe aho abantu bavuga ngo amakuru ya Serumogo yagiye hanze ate ayahe ko je ntayo nzi ahubwo ubwo ni wasanga icyo kintu cyarabaye ngira umutima uhagaze ariko ndabyihorera icyo kirarangira kirangiye ejo bundi kuri match yahuje El Hilal na MCRG oya apana MCRG na Mamelodi mu mahoro twari dufite amatike twahawe na federation agomba kudufasha gukora akazi kacu Efremu niwe bari bayahaye uyu twicaranye
ari ufite iyanjye ndamuhamagara ndamubaza Ephraim uri hehe arambwira ati ndi hano kuri Zaria Court ndimo ndirebera sinzi imikino yararimo areba sinzi ibintu yararimo areba match ya Man U cyane ya Man U sinzi ibintu nk'ibyo byari byabaye ni ya Chelsea ndimo sesengura n'abakwizi dutegereje ko Ephraim arambwira ati niho ndi ngwino ngwereze tike yawe ubone uko winjira n'abayiberi ndumva ndavuga okay fresh ndagenda ninjiye kuri Zaria Court Ephraim uriya ntago azi kuranga kuri Zaria Court Ephraim ntushobora kumenya main gate ni yihe Ephraim nyine ahubwo niwo utaha no ahantu yari yicaye sinahabona njya ku yindi side itandukanye kuko yarimo ndangira nabi mageze imita mabona Murenza Budara yicaye hano ari kumwe n'abantu bo mu muryango we next table hari Asman Ndikumana Richard Ndayishimiye ngo n'umu agent wo muri Afrika y'Epfo na gahunda nifitanye nabo nginje kureba Ephraim ngo ametike tujye muri match mageze ndamutsa president ndamutsa n'abakinnyi urumva sindi bujya ahantu president ari ngo abariho nguma kandi ari kwe na famille y'abantu ntazi hano hari abakinnyi niho nese nisangamo mitambo na Richard Senenswe ari i Kigali nenswe Richard yagiye muri test tuga Richard mbona ko hapa byagenze gute sharambwira fresh byagenze neza deal yangirimo imeze neza nari binikiye bimeze neza naje kubona na president turi kuvugana kubona ko bari kumwe na details nari bujyemo iyo nayo ndibuka inkuru ya Richard ko nayikubajije Rayon Sport ikimara gupostinga ibya Serumogo muri iryo joro nabyo sinari ibya Serumogo biba uyu yambaje ibya Richard sinari imbizi nari ifite izina ry'ikipe nari ifite ibintu sinari imbizi pe noneho Richard ubwo turaganira Asman kwa muri cya cyongereza Hitimana muri cya cyongereza cya Asman turaganira this is our manager he came here to watch the game of Al Hilal and Mamelodi. He is also the agent of Girumugisha. Ibintu nk'ibyo turaganira iminota nk'itanu ndongera ndigendera njya kureba Ephraim turi match irarangira tunishimiye dutsinze Mamelodi tumeze neza nsohotse mu bitana na Richard nyuma ya match ndabyuka rwose Richard ndamubaza Ricardo buriya tugira ama blague muri Reyo wasiriya mwise ngo ni Chezaji wa kawaida umukino usanzwe cyane ngo utazana tubyimbana ibintu nk'ibyo we agahita avuga ngo niko ngo Chezaji wa 4e division ibintu nk'ibyo arama blague bari mu bakozi mu imbere ndavuga ni we Chezaji wa kawaida vipi byagenze gute se president mwavuganye byagenze gute ahangaga ati man biragoye harimo ibibazo bishingiye kuki urumva arambwira ati jewe Rayon Sport ingura 2023 2024 ingura yanguze muri Muhazi mfite amasezerano yabo bangura miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda Muhazi yamaye 5 nta mafaranga nigeze nkoraho naraje nyina Rayon Sport n'umutima wanjye wose kugira ngo ndebe ko nafatisha nkazaturitsa deal ifatika nyuma nabonye deal $50 by'amadolari iyo deal $50 by'amadolari Rayon Sport amasezerano yanjye na Rayon Sport arasobanutse black on white avuga ko ngomba guha Rayon Sport $25 by'amadolari mbere yuko nsohoka uburenganzira bwa Rayon Sport buyout clause uburenganzira bwa Rayon Sport ariko je ndi gusaba umuyobozi ngo anyemerere kuko nanci $25 by'amadolari ntago ngenda ndamureka ngo mahanga nzagene mu kwa gatandatu ndi free nigurishije $100 ariko nanyemerera je nka muha 15 nkatwara 35 ndibu niyishyurira aba agent nibiki je nari bitura ako kadiri turagakora atariko biracyarimo zurungutana Murenzi ngo ntago afata umwanzuro wenyine ngafata abantu abanza kubasisha inama Richard bimbwira gutyo mu kubyumva gutyo numvise ari diriri bube ndavuga ibyo ari byose urumva icyo barimo bapfasa kinini twarajanga turanakora tuvuga ngo Richard emera utangiye 20 na Rayon Sport imanure muri hagati ubundi ugende amahoro abariyo bakukomera amashyi bagushimire ewana umunsi kuri cyo hari finali y'igikombe cy'intwari Heroes Cup yana Murenzi president twavuganye yarakaye tuvugana yarakaye ari kumbwira no uti rwose urimo na disclosing amabanga y'ikipe ntago bikwiriye ndabaga uzi n'ikindi president ntago bizongera sorry ntago bizongera ubwo nagomba kubishakira ingamba
ariko icyabaye Kuko imbarutso ibyo ni ibintu Richard yakubwiye Eh. ku ruhande ntabwo ari ibintu Murenzi yambwiye ngo amabanga yamene ahubwo icyabaye rero mbaza ngo cyaje kuba iki undi muntu uri mu buyobozi bwa Reyo yamamagaye ambwira ati ko wavuze 15,000 kuri radiyo kandi twebwe batubwiye 10 ndavuga ari 5,000 bigiye kuko Richard yakubwiye ko ari 15 ariko Reyo iri kubyanga yego ariko Murenzi we yabwiye abo bakorana ko ari 10,000 ndavuga rero hari igihe bishoboka ko Richard yavuga ati mwebwe muri gutinda kwanga kwemera diri ubwo ndayamanura nyagira 10 ibyo bintu nanga numva baranamubeshyira numva ndabyihorera birarangira ariko icyo gihe maze kubyumva gutyo mbwira Perezida Murenzi ndamwandikira ndabwira nti ibyo ni ibintu bifite ibimenyetso aga Perezida reka tuze kubonana hari match y'igikombe cy'intwari tuze kubonana ibintu tubiganireho tubicoce turi kuri cause immédiate byagenze gute ngo bipfe burundu hanyuma Perezida arambwira ati sawa match iraba Rayon Sport twari igikombe cy'abagore polisi twari igikombe cy'abagabo nari nabonyemo akazi ko kuba MC murabyibuka ko iyo match nayikoze ndi ku MC nga match ya APR na polisi twarayikoranye match irangiye umwe mu bo dukorana muri Reyo arambwira ati ibyo ukora byose ukuntu bakwijunditse hari reception ya equipe y'abakobwa igiye kuba abakobwa bagiye kwishimira ko batwaye igikombe atariko wihangana uhagere ariko ubwo haba harimo utuntu twinshi bro umuntu twabiganiraho nk'abakozi ba Rayon Sport ukumva harimo bamwe bari kuvuga ati ariko ikipe imaze amezi 2 idahembwa itsindiye abakobwa batsindiye 6,000,000 none bagiye gukora reception muri hoteli facture isohoka ari 2,000,000 cyangwa zirenga ubwo logique irimo niyi mwahaye abana prime bagategura match yo kuwa kane ya Forever ko nayo yari match ikomeye ndavuga ibyo bitekerezo nagiye mbitanga ndabizira nkabari gihura n'ibibazo ntago mbyivangamo ibyo byo rwose ntago bishoboka Perezida yandakariye singiye kongera kuza muri ibyo bintu match yararangiye dukora press conference ibyo tugomba gukora byose by'akazi ka Ferwafa yari yampaye bandasimbutse ngera aho Rayon Sport yakoreye ibyo birori by'abagore bya equipe y'abagore bangira MC ni ibintu biri normale muri Rayon Sport ibintu byasabaga guhuza kuyobora inama ibintu nk'ibyo ni babikoraga inama irabirarangira ibyayibereyemo simbivuga munyemerere simbivuga ari ibintu byinshi biba byarabayemo bitari byo kuvugirwa kuri radio bitari byiza inama irangiye ubwo urumva gena haje nje kureba Murenzi ngo ducoce ikibazo dufitanye kuko urumva Murenzi ameze nkaho ari we nari nsigaranye twumvikanaga ahubwo ati ibyo byo ku ruhande byihorere abandi bihorere je twikoranire je ntugire ikibazo ndavuga rero kugira ngo hazemo agatotsi kuri Murenzi reka mwegere ikibazo gihari tugicoce birangire Murenzi inama irarangira uwitwa Jean Baptiste vice president akira ku ruhande Jean Baptiste arambwira ibintu byawe ntago bishoboka ati rwose ibintu ntago bizashoboka ibintu byawe bigigamba z'ubwirinzi kuguma muri kuri side y'ubuyobozi bwavuyeho ntago ibintu tuzabyemera gutya ndavuga ni come on hashize amezi 3 baracyari gutekereza ibintu byo byarangiye Kanyizo Imana niyo sinkunda kurahira cyane ariko Imana niyo ibireba nagwa na telefone yanjye mperuka kuvugana na Tadeyo ijoro ava ku buyobozi bwa Rayon Sport nabwo namuhamagaye mubaza iki Perezida ko ndimo mbona speculation zivuga ko wavuyeho hashyizweho Murenzi Abudara nibyo kugira ngo menye undi potinga dukeneye gutangaza kuri social media z'ikipe ko habaye impinduka mu buyobozi ninde mu mabwiriza se hamagara Tade arambwira ati yego nibyo kandi abo bantu uzabayoboke ni rwose muzakorane neza nkuko twakorana stay professional niyo magambo mperuka kuvugana na Tadeyo ni turongera kuvugana kuko no mu busanzwe ntabwo twari tusanzwe turi inshuti cyane twakoranaga professionally by'akazi yewe umuntu ambwiye ngo ndi mu ngamba z'ubwirinzi ngo natwawe ngo n'ingoma zabanje uwo ni Jean Baptiste Tawese gute Perezida kandi ari umuyobozi nawe ari mu bayobozi byiyongera ku bindi wowe ngo uri gutanga ibitekerezo ngo horugaruramo Jean Fidèle ndavuga burya
ni ukuvuga ngo kwa kundi tuba twicaye hano turi gutanga ibitekerezo by'uburyo ndumva uzira n'ibyacu niko bimeze ko n'ubu tuzira nka Jean Fidele uvuga ngo babongeze ngo icyo sinakivuyeho n'ubu ndacyakemeza babongeze andi mezi 6 nako andi mezi 3 kuko ubu buyobozi gutya Rayon Sport imeze nta muntu wapfa kuyemera ibyo by'ubusesenguro byize byihorere twigire muri kese zindi numva ncitse umugongo ariko ndavuga rero reka nkubwire president rwose ntago ari ibyahatari ni ukuri kw'Imana njyewe abayobozi bari bariho ntabyo dukorana bidasanzwe hari match y'igikombe cy'intwari yari yabaye yahuje Rayon Sport na Police Jean Fidele yizamo murabyibuka i Nyamirambo none muri half time njya kumusuza bro yabaye president wanje muri Rayon ariko usibye n'ibyo ni nk'umubyeyi nyine n'umuntu twabaye bamusohoje njye njya kumusuza duhagarara ahantu inyuma handi abanyamupira bose baba bari muri half time tutera story duhoberana duseka twibukiranya ibintu nk'ibyo umuntu adufata video simuzi rwose umwe mu bayobozi ba Rayon Sport muri izi komisiyo zazindi itimara temera arayinyoherereza yandika ngo ingamba z'ubwirinzi kuba nagiye gusuza Jean Fidele tugaseka tugatera story ni ingamba z'ubwirinzi rero ibyo bintu byose nari maze iminsi nkabibona ariko Murenzi ataramfesinga ngo mboneho ikibazo kiri ejo bundi rero boss nya boss ubwo ibyo bintu bya Jean Baptiste byarangiye Murenzi tutavuganye inama Jean Baptiste yankize ku ruhande yambwira ibyo ngibyo birangiye amasaha nsanga president Murenzi yaragiye ndagenda nibera aho ngaho nkaba mfite abakozi bagenzi banjye nganyira ibibazo byanjye ngaho gashano n'undi ibibazo bimeze gutya na gutya n'iki ibintu nk'ibyo abakozi bagenzi banjye nganyira barambwira ati rero kugira ngo umenye uburyo ibintu bikomeye ibintu ingoma zigiye kuguhindukiraho nabaga wayatoka ibyo bishoboka bite nicaye aha muri studio kuwa gatatu w'icyumweru gishize njya kubona mbona email integeka ubwo ariko izindi nshingano zo mu kazi zo nakomeza kuzikora uko bikwiriye kuripotinga mu nama zo kuwa mbere bashyizeho kubakorera amaplane n'amareport uko ibintu byose nagomba gukora nakomeza kubikora ngiye kubona mbona email irambwira ngo utegetswe kwitabira akazi guhera saa 3 za mu gitondo kugera saa 11 za nimugoroba uri muri office ya Rayon Sport nkimara kubona iyo email nahise mvuga ni bya bintu noneho byabaye kuko babizi ko ntareka radio impemba neza kurushaho impembera igihe ngo nje mu kazi ka Rayon birumvikana ko icyo bashaka ni ukunyiyenzaho kugira ngo tutandukane mbwira umuyobozi nabwiye umuyobozi ndashaka ko tubonana tukabiganiraho icyambere nge namubwiye twabonanye naramubwiye nti president kubera iki mwanyandikiye mu buryo bw'officiel mutaranantumije no mu biro ngo munyerekaho mumfiteho ikibazo nagerageje ibishoboka ngo tuganire turaburana n'umunsi wari wabanje nabwo nari nabigerageje mu minsi ya ibiro bya Jairuti nabwo biranga kuki bimeze nkaho biri aggressive nakoze iki president arambwira no humura biri professionnel nta kibazo rwose ni don't take it personal it's professional ndavuga okay sawa turaganira nza kumwofaringa ibintu byinshi kumuha offer nyinshi z'ibyo namufasha n'uburyo nabikora mbihuza na radio sindi buryo mu detail ibyo twaganiriye byose arabyanga navuga none ibintu biroroshye mu kwezi ko ku closing ibyo nakoraga hirya no hino nzafata umwanzuro waho mpitamo mu mpera z'uku kwezi ati oya ntago bishoboka ngo iminsi 2 kuwa mbere ugomba kuba wafashe umwanzuro waho ukora kuko yari abizi ko ngomba guhitamo kuri radio nyine navuga ngo bakankira bakaba bankize kuko hajemo no kugusaba kujya reportinga mu nama zo ku kazi z'amasaha murabinyemerera mwe hano nta kibazo si nicyo gihe cyonyine niyo byabaga ngombwa ko hari urgence ibonetse urgence y'akazi ka Rayon hano twarakorohereza rwose hari n'ikiganiro nakoranye na Kanyizo kugira ngo amakuru ndabyibuka bajya gusinya na Jairat Ruben yaravuze ngo ngiye mu nama na president reka da ibyo ngibyo nagaruka kuguhisha ibyo ngibyo ngo natwe abakozi ba equipe natwe bari barabiduhisha nge nari mbizi ko saa 7 bari businye muri Mirikorine
ndakubwiye ngo logistics zikenerwa kugira ngo habeho contract signing zateguwe nko mu isaha imwe cyangwa ebyiri. Abakozi nabyo bari bazi, batunguwe no kubona bibaye. Anyways, reka tureke ibyo ngibyo. Arabyanga byose, arambwiye ati ngo haye iminsi 2 kuwa mbere ugomba kubafasha umwanzuro. Kuwa mbere hageze nari nkifite ambarado shwani kwibaza mbigenze nese ndamusezera mwishyuze amafaranga mfitiye none se ndabireka nyirukane bisanzwe by'umukozi numva biranyobeye. Kuwa kabiri ntiharejo bahise bama email ya kabiri ngo biragaragara ko ngo akazi ngo kakunaniye oya nejo ya kabiri ni yejo ngo biragaragara ko akazi rwose utagashaka sinzi ibintu nk'ibyo ngo wananiwe kubahiriza ngo kandi twaranakwibukije ibyo usabwa gukora n'amasezerano rarara ibintu nk'ibyo rwose none ubwo tukwandikiye tugusaba ibisobanuro aka kabiri ibyo bisobanuro nibitatunyura turafata disciplinary sanction turagufatira ibihano. Icyo cyatumye rero mbabwira ngo ni umwanzuro w'ubuyobozi. Yes, nasezeye ntabwo kameme nta muntu w'umugabo wifuza kwirukanwa ahorwa ubusa. Nasezeye kuri Rayon Sport twabanye neza ariko nuko nananiwe guhuza n'ubuyobozi buhari kandi si bose ndabisubiramo. Murenzi Abdallah si umuntu mubi, Olivier Gakwaya si umuntu mubi, ariko bafite entourage bagora, bafite entourage bagonga. Gusa ndabifuriza success kandi yo aba bantu wabaha amafaranga ako barayabona ko bamanaging ibintu neza kuko bari professionnel. Iyo ni indecision ngabo ibyo twabyumvise tuzagenda tubigarukaho. Uzimambo nibyo rwose ibivuzwe hano ni byari ngombwa bigendeye kuri hari n'ibindi gusa nyine abantu bamenye n'ukuri nge abantu babimenye ko nari maze iminsi mbabaye, nari maze iminsi umutima wanjye umeze nk'uhagaze mihwa kubera gukorera muri environnement itamfavoriza gukora nishimye. Ku munsi w'ejo Kigali Pele Stadium Axel ndekane gukoresha ibintu kandi byari giye bibuza umuntu amahoro mu kazi no mu mbere w'isanzwe. Ndi umuntu akazi ka Rayon Sport kageraga nkumva umutima urahagaze kandi nta kibazo nigeze ngirana nayo. Rayon Sport nk'umuryango ndabashimira by'umwihariko, ndabashimira byimazeyo rwose. I'm too open to working with you muri different aspects. Rayon Sport nk'abantu, buri Rayon Sport si umuntu umwe cyangwa babiri. Rayon Sport nk'abantu muri abantu b'ingenzi mu buzima bwanjye, tuzakomeza no kubana. Yewe Rayon Sport nayo ubwayo nk'ikipe nayo ndayifuriza success. Turifuza kubona ikipe yuzuza stade amamiliyari numvise agiye kuza muyabyaza umusaruro neza, mwubakemo ibikorwa remezo, mutwara ibikombe imbere mu gihugu no hanze yabyo. Tuzabyishimira twe nk'abakunzi b'umupira w'amaguru. Urakoze Ngaboro Beni kutuha iyo nkuru, yari inkuru ndende ariko niyo mpamvu navuze nti birashoboka ko ibyo tubwiye nibyo byari ngombwa, wenda hari n'ibindi bitari ngombwa ko tuvuga. Niyo mpamvu n'amazina amenshi twagiye tuyihora. Gusa nge nari niteguye gukora ikibazo cy'igihe ariko jewe icyo nakubwira ni byabatunguye. Ntabwo ngiye ngabo icyo rwose karame hitima icyo navuga kimwe ngiye Frame Murenzi ndamuzi muri Ferwasi Frame buriya niyategura Kayishema yaragiye reka da rwose cyari ikibazo cy'igihe. Buriya ni ibintu byari haje n'ibintu byinshi cyane. Mwabonye UCI abantu bahaye company yo kwamamaza bikagera Kayishema kandi ariwe Mr Vero none zeri kugenda. Kayishema yakreye abantu bose bagiye mu mahugurwa, hari n'aya Kayishema atagiyemo yo hanze kubera something igomba kujya handi. Urumva? Yego. Kayishema yishingira ibintu bya Kigali 25 UCI habura imyaka myinshi nkine. Iyo izo social media Kayishema yazikoze 2020 bakazifata nkaho ari zo ziri official. Kayishema arabati ngere oya izi ni zanjye personal. Ari buri media officer wahari ajya gutanga report ku buryo hajemo n'inzego zo hejuru. Tanga report aravuga ati kugiye cya Murenzi ABCD. Icyo rero nari nkiteguye rwose. Efura giye cyo navugaga nuko mu myaka 6 Ngabo ya Savinze Rayon Sport hari ibintu byinshi cyane yayifashije, uretse kuba wenda mu byo yashyize muri iriya baruwa isezera byuko yazamuye imbuga nkoranyambaga zikagera mu 440.
ariko ikintu bita rimwe na rimwe guporoteje image ya Rayon Sport. Buriya Rayon Sport igira amakuru menshi cyane kandi yiganjemo ari negatifu, ngo abataraza hano ngo tunakorane agikora muri Rayon Sport gusa nta n'indi station akoraho. Hari uburyo image ya Rayon Sport yayiporotejaga yarwanaga nabyo, hakaba ibintu byinshi cyane arinda ntibijye hanze ngo abantu babimenye bote Rayon Sport. Niyo mpamvu nigeze gushyiramo ikintu cya public relation, uburyo Rayon Sport nyine yagombaga kubana n'abanyamakuru. Rero ngewe mvuze wenda ngabo twari tuziranye akora muri Rayon gusa